Reka mwifuriza nanone kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Imana y'amahoro ikugirire neza, Imana y'amahoro iguha umugisha kuba wemeye gukora kuri iyi video. Ntutambuke gutyo gusa, kuko kuri YouTube aba hari amavideo menshi, ariko wemeye guhitamo kureba iyi video yacu, nukuri Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ikugirire neza. Muri video y'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo umujura agarura ibintu byawe. Uyu mujura rero igihe cyose yakwibye, uyu muti ngiye kukubwira, uyu muti ntabwo ari uzajya guca ku nkuba, ni ibintu duhora duhura nabyo. Wowe uzawukoreshe, uyu mujura azakuzanira ibintu byawe. Ariko kubera ko abantu dufite imitima itandukanye, hari umuntu rwose ubuze kwinangira umutima pe, akabura amahoro, akemera agapfirira muri roho, akavuga ati kugira ngo mbimusubize ndabyo gihe azapfa, n'ubundi uzamumenya. Natabikuzanira wakwisabira imbabazi, uzumva yapfuye mu buryo butunguranye, cyangwa mu buryo ndaza kukubwira. Urwo rupfu ntabwo ruzaba rusa nk'izindi mpfu. Reka ariko mwiyerekere umuti. Nawe mujura, ni wowe ndi kubwira, kwiba ubireke, ubyihorere, kuko umuntu wese uraba wabonye iyi video akakana azagakora, kandi iyi geste nayikora uzazana ibye, ugire imbaraga watakaje uza kumwiba. Watoboye inzu, urikorera, uratunda, none ugize n'izindi imbaraga zo kugaruka ubyikoreye, kandi n'ipfunwe ribe ryose. None nkuko nabibabwiye, hari ugira kwihagararaho, uwo nawe ahita haburira ubuzima. Nukuvuga ngo niba uri umujura uzahitamo bibiri: nukuzemera nyine ugakorwa n'isoni n'ikimwaro, imbaraga zawe ukazihatakariza, kuko ibyo waraye ucukura ijoro ryose ugenda urongeye urabigaruye. Niba ari inka urongeye urashoreye uraje, nizo uzasobanura ngo icyo ubundi. Iki kibabi ni ikibabi cy'umwembe. Umwembe muri aya mezi imyembe ireza ahantu hose. Ruvuga ngo imyembe ni ibintu biba ku ngo zacu dutera mu rugo, nyamara ntabwo tuzi ko umwembe wagira imbaraga zatuma hagarurwa ibyibwe. Ikindi kintu dore ni iki kibabi nacyo ni ikipera. Iki ni ikibabi cy'ipera, nacyo kirimo imbaraga cyo no kiriya cy'umwembe. Ikindi kintu cya gatatu ni agasimba cyangwa agakoko kitwa uruvu. Ibyo bintu uko ari bitatu ngiye kukubwira ukuntu uzabikoresha, asigaye ibintu byawe bigaruke. Nushaka ubikora uyu munsi, uyu muti uwubike, uzawukoresha igihe cyose bazaba bakwibye. Nushaka uzawuhe na mugenzi wawe. Uwo muti ukora inshuro nyinshi. Iyo ibintu byawe babigaruye, umuti aho wawushyize urongera ukawakura ukajya kuwubika mu rugo, ukituriza. Hazagira n'undi wibeshye ukongera, hagira n'undi wibeshye ukongera, kugeza igihe Satani tumuciriye intege, tukamunetraliza, imbaraga ze zikaba amazi. Abajura bakageraho bakavuga ati ntabwo tuzongera kwiba rwose, ibintu byarakomeye. Uragenda ushake ruriya ruvu, nushaka urwice uruzane warwishe, urushyira iwawe. Ugende kuri ibi bibabi by'amapera, kuri iri pera uzasoromaho ibibabi 4. Mwumva izi kondisiyo, uzasoromaho ibibabi 4. Noneho ku mwembe usoromeho ibibabi 7. Noneho nurangiza ibyo bibabi by'izi mbuto na rwa ruvu, ushake ikarayi cyangwa ipanu, ubishyire ku muriro ku ziko, ubikarangure nk'uri gukaranga ubunyobwa, ubikarangure kugeza byumye. Kwivura ntabwo byoroshye, ariko niwanga kubikora, umujura we ibirenze n'ibi yabikora kugira ngo gutwarire ibyawe. Umurozi warara amajoro n'amajoro nta n'inyungu aratoramo. Ariko wowe ndi kukubwira ukuntu urabigenza, ubwo hari watangiye kwinangira umutima ngo biragoye. Numara kubikarangura bimaze gushirira neza, uzabivungure ukoremo agafu. Ka gafu kawe ukabike. Aka gafu uzakabika ute? Uzakabike nkuko ngiye kubikubwira. Genda mu nsina ushake ikirere, bamwe ngo babyita ikirere cy'ingabo. Ushake kiriya kirere cy'ingabo, ugikate neza, ukizane, nimushyira ka gafu ukafunga neza, ukakazirika. Umuti wawe uwubike n'uwo nguwo. Ku munsi rero uriya mujura azakumenyera yagutinyukiye ibintu, uzamukorera iki? Genda ufate wa muti, icyo kiboho cyangwa
uko kazinze mw'icyo kirere ugifate ujye gushaka igiti cy'inganzamarumbo cy'umuvumu. buri uriya muvumu burimo imiti narabibabwiye, akenshi ubutereye no ku miti. ugende ujye mu giti cy'inganzamarumbo uwurire uzamuka ujye hejuru, ugende uri kuvuga uri kwatura uvuga uti wowe watwaye ibintu byanjye ubizane. bya bintu ujye ubivuga mu mazina, yari televiziyo se, byari 500,000, yari miliyoni, yari radiyo, ubizane. nutabizana uragubwa nabi. ugende ukimanike iyo ngiyo, nurangiza wimanukire witahire ujye kwiryamira. ndakubwiye ngo nshuti yanjye, murabizi ntabwo njya mbabeshya, ibintu byawe bizaza. azabizana, naramuka yinangiye umutima akanga kubizana azapfa.